ariko ubwo uri kubona uriya mukozi andusha iki? Ngiye ndi boss hano, mfite buri kira kintu cyose, amafaranga, imodoka, mbega nta kintu wamburana. Murakoze cyane bakoze kiraho Pirato Comedy. Nizo ebyiri mfite, ariko Pirato Comedy hari filime zitari zifite zifite ibice, najyaga nkiraho zisanzwe z'ubukomedi busanzwe. Izareki byari kuvuga ubundi ahantu hose habaho abantu basetsa. oya wamubonye ariko ngiye kintu nabisabye udahora ari kwakitinga biragaragara. tutagiye ngo tugiye kuvuga ngo ni kanaka abakunzi bacu bari kutubona sibyo. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bo kuri Safi JD aho muri hose mu mpande zitandukanye z'igihugu, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, burasirazuba n'uburengero bwaryo. Twizere ko mumeze neza kandi muguwe neza. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa, tubahaye ikaze kuri kamera za Safi JD. Turabakiriye, muratangira mutwibwira amazina yanyu, yego naho mutuye. ubusanzwe ngiye nitwa Safi Jean de Dieu, akaba ryo ryavuyeho Safi JD. buriya izina ryanjye nayikunze Musafiri, nkuraho Safi Jean de Dieu ndarihina ndigira JD. Ndakeka ku muntu wese ushobora kubona Safi JD yaba yumvishe ubwo busobanuro bw'izina ryanjye. Murakoze, reka twakire n'uyu nguyu muri kumwe. Okay, murakoze cyane. Ngiye ku bantu banzi, njye nitwa Nsenyumva Jean Paul, ariko muri iyi filime dukina Safi JD nitwa Mudugudu. Twakire n'uriya ku ruhande rwo hepfo. Turabakiriye kuri kamera. Murakoze cyane. Ubusanzwe nitwa Munyaneza Felix. Ku busanzwe ngewe nkina ndi boss, muri kuyibona filime turimo kubahereza ni nziza cyane. Uri kubona no mu zindi nkinamo ndi Felix bisanzwe izina ryanjye. Ugize uti muri no filime wakinnye muri boss. Ako kantu niko nashaka kukubazaho. Twarabibonye ko waje muri filime uri boss, ariko tukaba twamenya amakuru yuko umuntu ukina ari umukozi wawe, ari nawe nyirurugo nyirizina, akaba ari umugabo w'uwo mugore mukinana muri iriya filime. Nicyo kintu nashaka kukubazaho, ubyitwaramo ute iyo ubona umubosi wawe ari nawe umukozi wawe mu rugo? Buriya nta kibazo, nta kintu ubona, nta kintu bitwaye? So imbogamizi zo ntizabura, impande n'impande urabizi. No kuba kunzi bacu badukurikirana akeshi muri commentaire bajyaho bakabiteramo, ese ngo uri kubona ngo umukozi wawe ngazagutwara umugore ngo ibiki n'ibiki. Ni situation ndende ku filime urabizi. No kuvuga ngo uri muyireba ubu ntago wahita umenya ngo bigenda bite utarayikurikiranye, ariko ikintu nashishikariza abantu nutarayireba cyangwa se wayirebye akaba yarayigejeje mu gice, namusaba yuko yayireba akayikomeza, cyangwa se nutarayitangira akayitangira. Ni filime nziza turimo kubategurira, mbega ifite different n'izindi filime mwamuzi hano mu Rwanda ziri gusohoka. Reka ngaruke kuri Safi nanone. Safi, kuri iriya filime yanyu igitekerezo n'indaza wakizanye cyo gukora iriya filime muri gukora yitwa Kadobo? Okay. Iriya filime ni filime nziza cyane. Iriya filime buriya narayikunze. Igitekerezo nacyungwe n'umuntu w'umupasteri w'inshuti yanjye. Umupasteri w'inshuti yanjye ni n'umubosi. Yanyunguye igitekerezo ariko nanjye nongeramo ibyanjye. Iriya filime yitwa Kadobo ifite igice kuva ku cyambere izagera nko ku bice 100. Ubu ngubu tuvugana, ubu turi gukora ibice bigera muri 20 bingahe dufite, tugeze ku cya 5.
gusa iraryoshye kandi irimo ibintu byinshi. Nashishikariza umuntu wese unkurikirana ko iriya filime agomba kujya atangira kuri pati 1 kuzageza kuri pati zindi zose tuzakora, kuko nawe izamuryohera, azishima cyane pe. Yego ndabyumva Safi. Iriya filime yanyu ni iyihe message cyangwa ni ubuhe butumwa mubona muri guha abanyarwanda muri rusange? Ni iki muri kudusangiza? Uratunyuriramo muri makeya, si ngombwa uyivuge yose kuko ni iyihe nyigisho muri kuduha? Okay, iriya filime irimo inyigisho nyinshi. Harimo inyigisho ziri hagati y'abakozi n'abakoresha, harimo inyigisho zijyanye no kubura akazi ukabivanga no gukunda, harimo filime z'uburyo nko mu rugo bishobora kubaho ko cyane cyane nk'ababosi buriya bibana bakiri abasore, akaba afite nk'umukozi we nawe w'umusore, yabona umukozi we afite inkumi yamusuye aho ngaho yarabanje no kuyimusaba akabimwemerera, ahubwo kubwira rye no kuba yumva ko afite kashi, akumva ko yabona ari keza nyine, akavuga ati umukozi ntago agomba gutereta iriya nkumi, reka ahubwo nyimwambure. Ugasanga mbese irimo ama message menshi cyane. Umwanya ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Bivuze ngo abakozi bacu bo mu ngo tugomba nyine kubafata nabo nk'abantu bakomeye cyangwa se bihagije, bitavuze ko n'icyo aje yifitiye wakimwambura kubera ko ngo ari umukozi wo mu rugo. Ndumva ari cyo bishatse kuvuga. Nabyo birimo ariko urebye nyine ntago aba yihagije kuko aba yagiye guca inshuro. Ariko nanone umukozi wese ni umukozi, aba agomba gufatwa nk'umukozi, agahabwa agaciro kuko kuba ari umukozi. Hanyuma duhereye kuri Muneza Felix, ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Tuvuye mu buzima bwa filime, imibereho yo hanze, wowe bimeze bite? Uri muntu ki kwa? Sinshatse kuba nahita mbibagaragariza abafana banjye bose aho bari, kuba nahita mbasangiza ubuzima bwanjye nkabushyira hanze. Ndi kumva ntabwo ari wo mwanya ngo mpite mbabwira icyo nkora, ariko icyo nkora kirivugira nabo ubwo bari kukireba. Okay, nimukomereza aho ngaho. Nawe waheraho tubwira mu buzima busanzwe, wenda usibye muri filime, nyuma ya filime ubayeho gute mu buhe buzima? Mu buzima buri inyuma ya filime, ubundi njyewe ndi umuntu w'umugeni ukunda gushushanya, ndashushanya, ndetse abantu benshi cyane hari igihe bakunda kureba ibihangano byanjye byo gushushanya. Njyewe undi nkunda gushushanya. Iyo navuye mu gukina filime ngera mu rugo nyine nkaba ndi gushushanyiriza. Ubundi niko kazi kanjye nkora, gushushanya no gukina filime. Urubatse se? Hoya, ngenda cyane umusore. Umusore. Felix, nawe umeze gute? Ku bigendanye n'iki? Wowe nanjye nari nkubajije, urubatse cyangwa uracyari umusore? Ko wabonye injiriyera. Ntabwo ari ukukwinjirira, ndagiraga abakunzi bacu bamenye niba uri mushakisha. Buriya naza kubona utumesaje ugasiga nimero yawe niba uri ku isoko, n'ibyo nakiraga. Ibyo ngibyo nibyo bya bindi nagomeje nkubwira. Ntabwo igihe cyagira ngo kirega ubuzima bwanjye hanze bwose, ariko bitewe n'ibyo ngenda mbamurikira iriya filime Akadobo, hari byinshi kubiyemo. Ni true story, ni ibintu bibaho, ntago ari ibintu bishakishwa. Ndibishaka. Tugaruke kuri Safi Jedi nanone. Wowe uri muntu kirubatse, uri umusore? Gende igisaza cy'imyaka ntavuze. Mfite umugore n'abana n'umwana umwe. Maze wasanga ufite abana benshi. Uri kuvuga ati bangahe? Tubwize ukuri. Mfite umugore umwe, bamenye ukuri. Mfite umugore umwe n'umwana umwe. Yego. Mfite famiye.
ni byiza cyane. Noneho se nashaka kubabaza, umuntu ashaka kureba filime zanyu mumuyobore neza ku buryo umuntu noneho ufite telefone ye yahita agenda akavuga ati ndareba gutya anyuze mu izi nzira, mu gihe utahaye uwo muntu link filime yawe yayireba anyuze hehe, mu zihe nzira? Ninde unsubiza? Uburyo nayobora umuntu wese kugira ngo ajye kureba filime zanjye. Yego Safi. Mbere na mbere kwandikamo Safi ugasiga akanya, ukandika ja na da. Ja na da bifatanye. Warangiza ugasacinga uhita ubona filime ibanza yitwa Ingo z'ubu. Hagakurikiraho Pirato Comedy. Nizo ebyiri mfite, ariko Pirato Comedy hari filime zitari zifite ibice najyaga nshyiraho zisanzwe z'ubukomedi busanzwe, ziyongeraho iyitwa Akadobo. Wanditsemo Akadobo by Pirato cyangwa se Akadobo party runaka, cyangwa ukandikamo Ingo z'ubu series uzigeraho, cyangwa ukandika Pirato Comedy, ubona ibyanjye. Mbese aho wanyura hose unyuze kuri ayo mazina yose nkubwiye, ibikorwa byanjye byose wabigeraho. Ndumva rero abakunzi bacu badukurikiye kuri kamera zacu za Safi JD birumvikana yuko bamenye inzira barebaho nto za filime zanyu na komedi zanyu. Ndumva ari ibyo ngibyo, ariko nk'ubu mbasanze muri kuri scene mukina, mwihangane ndabarogoye, tubanza gukorana ikiganiro, ariko ntibazaga nizihe mbogamizi muhura nazo kuri scene murimo gukina filime. Hari ibintu muhura nabyo bibabangamira? ibyo ngibyo byo mu buzima busanzwe no mu kazi kose buri wese akora, ntabwo twabura ibidutega. Ni ibintu uzi nawe, no kuba wakije ibyuma uraje uje kuba wadukoreraho interview, sibyo? Nabyo nawe ntiwabura izindi mbogamizi wahura nazo. Rero mu byumvikana muri iyi filime dukora duhura n'imbogamizi nyinshi, ariko tukihangana. Hakaba hari n'ubwo ukora umuntu aguca intege akakubwira iti si ibyo bintu uri gukora ko nta gahunda, bizakugeza kuki, ariko bitewe n'umutima ushaka ibintu uri gukora, mbega ntacyo utageraho. Yego ndabyumva. Ninde muntu hano yo muri kuri scene ujya ukunda kwica ibintu akabarushya cyane? Uko muri hano muri batatu, wa muntu mubwira bigasaba gusubirishamo inshuro nyinshi. Ubundi janjye ntekereza ko nawe Oya mpumbize kuri. Ari buriya nyine muri groupe rega turi kuganira. Muri groupe yo muganiye mubana muba muzi wa muntu uderanja, muba muzi wa muntu utopfa kumva, ugomba gusubiriramo kenshi. Mbese nyine ni muri ubwo buryo nabazaga. Musubirize. Mujya mubibona abantu baturebera filime cya comedy. Ni umutipe rero, ni mudugudu, ariko muzajya mureba inshuro nyinshi ari kuvuga, anavuga asinziriye. Abameze nk'atifitiye icyizere cy'ibyo ari kuvuga. Ubundi ahantu hose habaho abantu basetsa. Ngiye ikintu nabisabye. Udahora ari kwakitinga biragaragara. Tutagiye ngo tugiye kuvuga ngo ni kanaka. Abakunzi bacu bari kutubona, sibyo? Badukurikirana. Bajye muri comment, agenda ateremo comment avuga uti mudukubite behind scene. Yonyine kuzahita yerekana Abanyarwanda babibona baze kubikora. Nta kibazo, tuzareba muri comment turazibona nyinshi. None ubwo uko tugaragara gutya buri wese arebye ashobora gukuramo tuyunguye ashoboye iki, yunguye ashoboye iki ngiki. Ise Safi JD ngogarutseho gatoya, umubereho yawe mu mikurire yawe wajya gukunda gukurikira iki mu ishuri ukiga? Ibyo nakurikiraga mu ishuri sinabivuga ngo mbirangize, ni byinshi, ahubwo nakubwira ibyo nangaga. Ni igiki wangaga ku ishuri?
umutima uri kujya guhanura amapera y'abandi. Aya buriya njyewe ikintu cyitwa imibare buriya njye nasanze ari ikintu kigoye kubera ko mu buzima ibintu byose ni imibare. Ni imibare kabisa. Ongera uti nta naho uzayica. Ni imibare ndayanga kandi nta naho nzayicikira mugani wa Felix. Ariko reka mbabwire ukuntu imibare ari mibi. Umuntu afata ni gute umuntu ashobora gufata inyajwi akayigiramo imibare. Akavuga ngo za igisi ngo iko ngo zaki za igereke ibiki n'ibiki ngo bihwanye na 30 ngaho mumbwiriye wa mubare nyine wanga gukurikira kikugaruka. Yebani imibare utubwiye ko imibare ari cyo kintu mu ishuri cyakugoraga cyangwa se cyakuberaga imbogamizi. Niriye somo wumvaga neza? Isomo numvaga neza. Yego. Andi masomo yose narayumvaga uretse chemistry. Buriya ni hatari. Andi masomo yose nayumvaga, imibare nayo nkagerageza nubwo igoranye. Buriya kugeza ubu nubwo nyivuze nti narayangaga ariko ntago nari umuswa cyane muri yo, narageragezaga uretse ko buriya ari cyo kintu cyangoye cyane kandi nkikunda. Noneho tunasoza ndashaka nk'abakinnyi ba filime muri abantu bakina ibintu mwiyumvamo mukunda, ntago mwava kuri kamera zacu mudahaye abakunzi bacu badukurikiye agace gato, buri wese ngiye kumuha umwanya yakitinga akantu gato mutwereke koko ibyuko ibyo mukora mushoboye. Turahera kuri Safi Jade. Kwakitinga ntacyo bitwaye kuko ko nubundi nibyo twiberamo. Ndabikora rwose nta kibazo. Yego tukora ikaze. Ngiye kwakitinga nubundi ndi umukozi nkuko turi gukora akadobo. Ariko akumiro namannye inkoko. None se boss kuki koko biriya byose bibaye? Ngaho mbwira. Induru yose ibaye hano nkabanje nje gutabara. Biriya byose byatewe n'iki? Ariko mve nkubwire naje nje gutabara nzanye iki? Ariko do n'inyuma. Natinzeho ngaho rwose. Natinzeho. Ngira ngo abareba akadobo kare akantu nabo bazakora. Ndumva nararebyeho mise mbona ko muri ntuza bwashize abantu wakinnye ako kana. Yego nawe tugoye. Okay, murakoze cyane. Nanjye ngiye kwakitinga nyene nuko narindi nitwa Mudugudu. Okay. Ariko muri runo rwo bahambye umusazi. Narangiye karako ngako. Byagaragaye wigaragaje nuko muri no kuri nose subiramo. Bose abikora. Yego reka twankire na Felix, urakoze cyane. Felix nawe tugoye kazi. Ko bigoyera kuba wahita umbwira ngo ni imite na actinga rero. Ni ibintu bigoye kandi mba nabisohotsemo. Kongera kubisubiramo nagiye kuri set biragoye cyane ariko nagerageza dukora akantu gatoya. Ariko ntacyo. Kubanzi banankurikirana bazi yuko nyina ndi big boss. Urabizi. Nta banga ririmo. Juba. Kumva ntago karimo kuza ntago karimo kwita kaza ariko kubera ibintu byinshi mba narakinnye. Gerageza dore kandi kamwe mu byo tunasoza amasaha yagiye. Ngwino hano. Kari bicara. Uriya mukozi muvugana iki? Ariko ubwo uri kubona uriya mukozi andusha iki? Ngiye ndi boss hano. Mfite buri kira kitu cyose. Amafaranga, imodoka, mbega nta kintu wamburana. Murakoze cyane bakoze. Bivuze ngo Felix yashatse ari ikina rwose bigacika. Murakoze cyane rero. Mwakoze kubana natwe. Noneho tunasoza niki buri muntu agiye kugira ikintu abwira umukunzi cyangwa se umufana we duhita tunasoza mu masegonda make. Icyo nabwira icyo nakize ni nk'ubusabe nabasaba
nabasaba kuba niba koko bankunda biri ku mutima atari bimwe bambeshya akaba azi ko nkunda akaba akunda n'ibyo nkora abinyereke muri comment share na subscribe ibyo biraba bihagije ni nacyo kibinyereka yuko mfite inshuti koko zinkurikirana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngiye kintu nasaba abafana bankurikirana nuko bajya basacinga Safi JD bagakora subscribe ubundi tukabana umunsi ku munsi ukazajya babona ibihangano byacu uko bukeye n'uko bwije. Yes, icyo nabwira abafana banjye Safi JD akore subscribe, buri video yose dushyizeho ajya agerageza akore like, ntagende adashyizemo comment akurikije n'ibyo yabonye twakoze. Buriya mu gukora filime tugenda ku bitekerezo by'abantu baduhaye. Buriya iyo batangiye bavuga ati karangiye gutya hano bizagende gutya nundi ngo hariya bizagende gutya, bihita biduhari itime yo kuzaryoshya ibyo turi gukora tujyanishije n'ibitekerezo by'abafana bacu. Niyo mpamvu ziriya comment hariya kuri YouTube tuba tuzikeneye. Ama notification bakayakora kugira ngo mu gihe na uploadinze ari nk'umuntu afite nimero ngo musharingeho ku buryo ahita abona ko Safi JD yashyizeho video akajya akandebera nta kibazo. Iyo niyo nkunga ikomeye cyane buriya mba nkeneye ku bafana bacu. Nuko murakoze cyane, murakoze kubana natwe kuri kamera za Safi JD. Mugire umugoroba mwiza naho ubutaha. Ciao ciao.